gutabara abanyarwanda, ije gutabara bari hanze y'ibihugu. Abantu bari maso Imana itanze ubutabazi, kandi ntago biretse kuba ije guhemba no guhana, kandi buri muntu wese sinabura kubibabwira, kubera ko iyi Mana Mana sayi izaza nizaceceka, kandi muhumure mukomere, nimurangiza mukomeze n'abandi, mubabwire iby'ururutse imitima, mubabwire ko Imana niza ije guhemba buri muntu wese, izamuhemba ibihwanye nibivuze neza ngo nishaka kuzongera kumva abanyamahanga babaka ngo habe no gukozwa isoni nabo, ngo kandi n'ubwoko bwanyu ngo nibuzongera gusitara kundi, ni ku Mwami Uwiteka avuganye namwe. Mana ishimwe, Imana iraje, Imana ihagaritse umuyaga n'umuraba mu bihugu bitandukanye kugeza ku mpera y'isi. Imana ivuganye namwe ko hari abantu ikuyeho imvi zitandukanye. Imana yambwiye ko irimo itanga ubuperasi enema, kandi Imana ije gutanga ububyutse ku bantu, kubera ko Imana ihagaritse umuyaga n'umuraba mu bihugu bitandukanye kugeza ku mpera y'isi. Imana ivuganye namwe ko hari abantu ikuyeho imvi zitandukanye. Imana yambwiye ko iri amahoro y'Imana nabaye namwe, kandi mugisha w'Imana ubasasekara mwese hamwe n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, umuntu nazitandukanye ku migabane itandukanye, mwese mukamwumva ururimi ndi kuvuga, cyangwa se we bari gusobanura cyangwa se gusemurira, ukaba uri kumva icyo nshatse kuvuga. Mwese muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, kandi Uwiteka Imana abagiriye neza, Uwiteka Imana abumvire, yumve gusenga kwanyu, kandi yakire amaturo yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni cano yanyu rero, cano mukunda, cano y'ijambo ry'Imana, cano ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aho muhembukira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tubahaye ikaze mwese, mugubwe neza, kandi mwese mwumve muri mu bihe byiza, kuko n'Imana nicyo ibifuriza. Yifuza yuko muba mumeze neza, nta cyazanye Imana yose kugira ngo ishake izazi. Waba uri mu bazimiye, ariko uyu munsi Imana irongera ikagarurira mu Benepo kuri mikro, kuri kamera hamwe na Keria. Aya meza niyo turi kuyakesha. Mwe tugiye kubanamo muri kano kanya, ariko kandi muri screen zanyu muri kubonamo umubyeyi mwiza cyane wambaye ubwiza bw'Imana, kandi nta cyo kimugenza uretse kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hafi na kure, kugira ngo wa mugoroba turimo ahari Yesu azagaruke twese. Baho neza kwakira. Baho neza. Meze neza Madebo. Meze neza, ndashima Imana. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Kandi uhawe nije cyane, utuje cyane. Ni impamvu. Ariko ni impamvu nziza. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi rero, nawe Imana iguha umugisha, kandi ibyiza yateguriye abantu bayo nawe bikugereho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Reka ngusabe, kandi dufite abantu benshi duteze amatwi, cyangwa se n'abazadutega amatwi bakunda ubutumwa bwiza, wabanza ukabasuhuza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Himbaza. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Yego, turakwikirije. Hari abantu bashobora kuba bakubonye bwa mbere, bibutsa amazina, ariko uyu munsi n'ubwa mbere ugiye kuyavuga, abandi bagiye baya. Amazina ni Mukashyaka Esteri, ndi umugore. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Umugore n'umubyeyi batandukaniye hehe? Umubyeyi ni imvugo y'iterambere, ariko umugore, impamvu nkunda gukoresha iryo jambo ni uko byanditse muri Bibiliya. Wowe uri umugore? Yego. Yego, tugiye kubana n'uyu mugore rero witwa Esteri niwe tugiye kubana, kandi reka tubwire abantu yuko ndabizi neza ntashidikanya ko turi buze kugirana ibihe byiza kuri uyu munsi. Icyo mbasaba ni ukugira ngo dutangirane kandi dusozanye, turi buze guhabwa umugisha n'Imana. Amina. Mama Debora, Karame. ngende nakoresha, reka tugusabe usenga Imana, ubundi ukunga kuyobora uko nguko, uze kwisanzura ugenda uko nguko. Nta bintu byinshi nkubaza wowe. Yego. Ni karibu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, aka kanya ni wamamare, habwa icubahiro kuko ushoboye byose. Twongeye kugaruka kwikamera tujyumeka umwuka w'abazima, si uko ari ubuntu n'impuhwe, ahubwo n'imbabazi zawe watugiriye, turagushimiye.
nyemerera uzubane natwe, duhamagaye imbaraga z'Imana, ngwino uterane natwe Kristo, dutesheje agaciro imbaraga z'umwijima, bitavuga Imana dufashe miri, imbaraga zigendera mu nyanja no mu kirere tuzitesheje agaciro, nyemerera icyubahiro cyawe kiganze mu gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda no hanze y'ibihugu. Tugiye gutangira, turakuraritse ngo utangirane natwe, usozanye natwe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Haleluya, 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 amen. Tugiye gutangira turimbana umuririmbyi wa 207 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Uwabatinyutse ibyago byose ntazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru, abanzi be bose nibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru, ntamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuwa witeka, have wabwoba we nimunyiwarere, namara amajepe kujya mu ijuru, have wabwoba we nimunyiwarere, namara amajepe kujya mu ijuru, have wabwoba we nimunyiwarere, namara amajepe kujya mu ijuru. Haleluya, Imana ishimwe. Reka tujye mu ijambo dukomeze tumve icyo Uwiteka ari kuvugana natwe. Imana ishimwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Tugiye gusoma Ezekiyeli 3:6, turasoma umurongo waho wa 15, dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko umwami Uwiteka avuga. Dusubiramo mu izina rya Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe. Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 15, haravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko umwami Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Twatangiranye umuririmbyi wa 207 utubwira ngo uwaba atinyutse ibyago byose ngo ntaza kurikira iki umwami Yesu.
Imana ishimwe. Hepfo avuga ngo ntabwo tuzacogozwa n'incamugongo, ngo keretse abazitubwira. Imana ishimwe ngo nibo bazagwa. Haleluya. Ngo mwami ngo ujye undindisha umwuka wawe wera. Imana ishimwe. Haleluya. Ndafashijwe ngo mbone kuzaragwa iki gihugu. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana iganze, Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo uwaba atinyutse ibyago byose, Imana ishimwe. Ndafashijwe ngo naza kurikira umwami Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe ngo mwami ujye undindisha umwuka wawe wera, ngo mbone kuzaragwa iki igihugu. Imana ishimwe. Abankurikiranye ku iyi kamera, haleluya, Imana ishimwe. Nabo mbifurije Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Abari kunkurikirana ku iyi kamera, nanjye mbifurije kuba baba enema ya sire gomedrayi, batinyuka ibyago byose. Imana itubajije mu ndirimbo, iratubaza ngo uwaba atinyutse ibyago byose, Imana ishimwe ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo ntago azacogozwa n'incamugongo, ngo keretse abazimubwira nibo bazagwa. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana izibane natwe aya masaha, kuko turirimbanye umuririmbyi uvuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose, ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo ntago azacogo enemonesitayigomedra, ngo n'incamugongo, ngo abazimubwira. Haleluya. ngo nibo bazagwa. Imana ishimwe. Tayarazebonestayigomdrayi. Imana ihabwe icyubahiro. Umuririmbyi Tayasi enema abitubwiye neza ngo uwaba atinyutse ibyago byose, ngo naza kurikira umwami Yesu. Imana ishimwe. Aya masaha bari kunkurikirana, nabo mbifurije gukurikira uyu mwami Yesu, kuko umuririmbyi abitubwiye ngo ntabwo tuzacogozwa n'incamugongo. Arongera adumurije atubwira ngo n'abazitubwira, Imana ishimwe, ngo nibo bazagwa. ngo have wabwoba we, ngo nimunyihorere, ngo namaze kutayasire gomedra, gukurikira umwami Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana iganze, Imana iganze, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Muririmbyi w'120 mu gushimisha. Haleluya. Imana ishimwe. Niwe uvuga ngo mu ijuru imbere y'Imana ngo dufite umuntu utuvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa nde? Ngo Rukundo. ngo tumenye neza ku izina ryacu, ngo riri ku mutima we, ngo ubwo atuvugira pesi enema, ngo nta mwanzi. Imana ishimwe. ngo wamutwirukanaho. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. nta jambo ijya ivuga ngo rihere, mukomere. Imana ishimwe. icyo yanditse yaracyanditse. haleluya. dusomye, Imana ishimwe, dusomye muri Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 15, niho havuze ngo nishaka kuzongera kumva abanyamahanga badutuka, ngo habe no gukozwa isoni nabo. Imana ishimwe. Aya masaha Imana ihumurije abarokore, aya masaha Imana ihumurije abanyarwanda, ihumurije abari hanze yo mu bihugu. Imana ihabwe icyubahiro, kuko dusomye amagambo meza muri Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 15, haratubwiye ngo nishaka kuzongera kumva abanyamahanga badutuka, ngo habe no gukozwa isoni nabo. Imana ishimwe. ngo n'ubwoko bwawe, haleluya, ngo nibuzo enema yasire, ngo nibuzongera gusitazwa ukundi, ni ku mwami Uwiteka avuga. Imana ishimwe. ubwo n'ubuhanuzi butavangiye, kuko tsanze ubuhanuzi butavangiye ari ijambo. niyo mpamvu nanjye nkunda kubasangiza ijambo. Imana ishimwe. umuririmbyi avuga ngo buri muntu mu itorero ngo abe uwejejwe muri ryo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. hari ijambo rijya rivuga neza, riba muri Matayo n'ibice 5 kugeza ku murongo wa 10, ariko mbasangije ku mutwe w'amagambo uvuga ngo Imana yerekana
abahiriwe abari bo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo maze Yesu ngo abonye abantu benshi ngo azamuka umusozi ngo aterura amagambo. Imana ishimwe ngo hahirwa abakene mu mitima. Ariko icyo nari ngendereye ni hepfo ku murongo wa 10 havuze ngo enemone stayigomda, habivuze neza, haravuga Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Habivuze neza ku murongo wa 10 haravuga ngo hahirwa ab'imitsima iboneye, ngo abo ngabo nibo bazabona Imana. Imana iganze, Imana ihabwe icyubahiro, Imana izaza n'izaceceka. Ariko yaduhumurije muri Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 15 ngo nishaka kuzongera kumva abanyamahanga babatuka. Ubwo hari ibintu Imana ishyizeho iherezo ku baririmbyi, ku banyamasengesho, ku bakristo, ariko cyane ku bantu babirimo neza. Niyo mpamvu ivuganye na tayasire gondraye. Imana iganze, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Muri Matayo ku murongo wa 10 aravuze ngo hahirwa ab'imitsima iboneye, ngo nibo bazabona Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Muhumure, icyo yanditse yarasanditse kandi n'ukuri zanagisohoza, kuko nta jambo igivuga ngo rihere. Imana yacu ntabwo ibesha. Ijambo ribivuga neza ngo hahirwa abayishakana umwete, ngabo nibo bazayibona. Imana ishimwe. Igihe iki Imana igatabara abantu bayikoreye by'ukuri, ariko abayirya bo enemone sayigomdra izamanuka ize ibarane nabo. Imana ishimwe. Ariko ivuganye natwe muri Ezekiyeli ngo nishaka kuzongera kumva abanyamahanga badutuka. Ubwo hari ibintu ishyizeho iherezo, ku banyamasengesho ishyizeho iherezo, ku basore hari ibyo ishyizeho iherezo, ku bakobwa hari ibyo ishyizeho iherezo, ku bagore, ku basore, ku banyarwanda, ku bari hanze y'ibihugu hari ibintu ishyizeho iherezo, kuko ivuze mu ijambo nishaka kuzongera kumva abanyamahanga babatuka. Imana ishimwe. Haleluya. Imana iganze. Nababwiye ngo twaririmbanye umuririmbyi wa 207 ngo shimisha, ngo wabatinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu. Imana ishimwe. Ngo ntago azacogozwa n'incamugongo, ngo keretse abazimubwira. Imana ikanze, ngabo nibo bazagwa. Imana ihimbazwe kwitadutanze ngo tuba umuhigo w'abanzi bacu. Abaririmbyi mukomere, abanyamasengesho mikomere, kandi Imana irimo iratanga agakiza ku buntu. Iyi Mana yicaye ku ntebe z'imbabazi, buri muntu wese agarukira Imana kugira ngo rata tayasire gome niza kurengera. Habivuganye nabo muri tayasire muri Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 15, nawe igushyiremo uwo mubare. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana nta jambo igivuga ngo rihere. Ikintu yanditse yaracyanditse, ahubwo ikishaka umujambo ribivuga neza ngo nitwemera tukumvira ngo tuzajya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nitwanga tukagoma ngo inkota y'Uwiteka izatudya. Ibyo sinabura kubibabwira, kubera ko iyi Mana enemane sayi izaza n'izaceceka. Kandi muhumure, mukomere, nimurangiza mukomeze n'abandi, mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire ko Imana niza ije guhemba buri muntu wese, izamuhemba ibihwanye n'ibyo yakoze. Aleluya. Imana ishimwe. Ariko ijambo rirabivuze ngo nitwemera ngo tukumvira ngo tuzajya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nitwanga tukagoma inkota y'Uwiteka izatudya. Imana ishimwe. Yobu 28 umurongo wa 28 niho havuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva muzaha ngo niko kujijuka. Imana iganze, Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Mana nta jambo igivuga ngo rihere. Nimube maso musenge, buri muntu wese heneta yasire gomedra izamuhemba rata. Imana irashoboye, Imana irashoboye. Hari abantu Imana ije gutabara, hari abantu Imana ikijije indwara z'ibyore. Tayazo binifo grenestai gomedrai. Mani himbazwe rata. Tuvuganye nayo taya binifo grere. Muri Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 15 habivuze neza ngo nishaka kuzongera kumva abanyamahanga babatuka, ngo habe no gukozwa isoni nabwo, ngo kandi n'ubwoko bwanyu ngo nibuzongera gusitara kundi. Ni kumwami Uwiteka avuganye namwe. Mani ishimwe. Imana iraje. Imana ije gutabara, ije gutabara abanyarwanda, ije gutabara bari hanze y'ibihugu. Abantu bari maso Imana itanze ubutabazi, kandi nago biretse kuba ije guhemba no guhana, kandi buri muntu wese ije kumuhemba ibihwanye n'ibyo yakoze. Nibyo ivuganye natwe muri Ezekiyeli, banje kuvugana natwe mu ijambo.
ariko mvuge ku ruhande rwa buri muntu, Imana ije gutabara abantu bavuganye nayo bakaguma mu nzira y'agakiza, kubera ko Imana yambwiye ngo mbwire abantu basenze cyangwa abanyamasezerano ngo muyitegereze kuzizaza, kandi buri muntu wese izamuhemba ihwanye n'ibyo yakoze. Abantu Imana yabwiye uburinzi, yambwiye ko itigeze ibabeshya n'ubundi butanze. Abantu Imana yavuganye n'abamakwe, yambwiye ko abari maso bategereje ije kubikora perasi enema, kandi Imana ije gutanga ububyutse ku bantu bayitegereje, ku bantu babushaka, kubera ko iyi Mana yavuganye namwe muri Ezekiyeli, Imana irongera irambwira ngo musengeshe umwuka iteka, kuko buri muntu wese ibyo bavuganye izabisohoza, nta na kimwe ikuyeho, kuko Imana yacu ntabwo ibeshya. Imana yacu si inyabinyoma, ahubwo icyo ishaka ni uko tuguma mu mwanya neza. Ariko yambwiye ko ubutabazi ibufite, kandi abantu izabarengera rwose. Musenge rero, ntabwo iretse kuzasohoza ibyo yavuze, ariko mbonereho no kubabwira ngo musenge, mureke kwirara. Kuba waravuganye n'Imana nibyo, ikaguha n'amasezerano nibyo, ariko ntabwo byatuma nababwira ko n'abanyamasezerano bapfa, kubera ko iyi Mana niba imbwiye ko n'abanyamasezerano bapfa, ubwo ni uguhora twezwa. Niko bimeze. Tayabi enevogrere, kandi Imana igaburiye abantu bashonje, abantu bavuganye n'Imana ko izabagaburira, ibagaburiye mu gihe ibiryo bihenze, ibambitse mu gihe imyenda ihenze. Imana itanze amazu mu gihe mubona ko bigoye, Imana yishuye amadene, Imana ikijije indwara z'ibyorezo, Imana irengeye abasore, ibakuyeho ubushomeri. Hari abantu Imana ihaye akazi, mugomeze muyitegereze kandi mukiranuke, kubera ko Imana yubatse n'ingo. Imana ihagaritse umuyaga n'umuraba mu bihugu bitandukanye kugeza ku mpera y'isi. Imana ivuganye namwe ko hari abantu ikuyeho impfu zitandukanye. Imana yambwiye ko irimo itanga ububyutse kugira ngo buri muntu wese azahembe ibihwanye n'ibyo yakoze. Nizo message nari mfite. Murakoze. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikubabarire ko warujyanye ibintu by'abandi, ngusabe n'imbabazi. Yes, habwa umugisha n'Imana. Rero tugiye kubona ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi, ariko turifuza yuko uko Imana igushoboje ujye uboneka ukorera Imana. Uyu ni umurongo Imana yatanze kugira ngo abantu bakorere Imana, nubwo insengero zimwe na zimwe zifunze, abantu batabona ko bakorera Imana bamwe na bamwe, ariko Imana nabyo yarabyemeye kugira ngo uyu murongo uceho. Nubwo wenda hari abantu bashobora kubona imirongo kuko ino social media ntibayibyaze umusaruro bakayikoresha ibindi bintu, ariko umuntu abikoresheje neza Imana yamuha umugisha. Tugusaba umugisha nawe. Yawakiriye. Tware ku musozo. Yego. Mama Deborah, wakwifuza yuko musengana, hari ushobora kumva bati nyamara ibintu yavuze byankoze n'ubashaka no kwatura nkongera nkejyana n'Imana, nkagira ubusabane n'Imana, cyangwa akavuga ati ndifuza yuko nsengana na Mama Deborah kugira ngo nongere ngire imbaraga mu buryo bw'imisengere, yakubona hehe? Nimero ndi gukoresha ni 07 3 4 9 4 21. Iyo niwe kuguhamagaraho cyane kuri WhatsApp iriho? Iri kuri WhatsApp, bari no kuyimpamagaraho, niyo ndi gukoresha. 07 3 4 9 4 21. Yes, urakoze cyane. Hamagara Mama Deborah muvugane, nta cyo kimugenza no kwamamaza Yesu Kristo, kandi bizagenda neza. Twajye tubona imirimo y'Imana kandi ikoresheje Mama Deborah. Mama Deborah, twatangiye dusenga, turasoza dusenga. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, ushoboye byose, nta kijya kikunanira, uhabwe icyubahiro. Twatangiranye nawe turagushimiye, dusozanyije nawe turagushimiye. Nyemerera wamamare, ubu butumwa tuvuze bwambuke bugende bugere ku mpera y'isi. Tayabi enema,
shando bene vogere nyemerera uduhe kumva no kumvira iri jambo giye guca mu gutwi ngo hinguke mu kundi ahubwo ritubera inkomezi n'urwego bizatugeza mu ijuru urakoze ni mu izina ry'Yesu mbisabye nizeye amen.